Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Kristo Yesu akozwe. Bavandimwe, kuko natangiye mbivuga, impuhwe zisesa urubanza. Uhoraho atwihanganira agira ngo twisubireho, agira ngo twivugurure, maze abashe kudukiza. Muri iyi vanjiri, uyu mubyeyi wafashwe asambana, kuko umuco wabivugaga bagakumutera amabuye. Gusa ukibaza ngo ko yafashwe asambana ariko atisambanyaga, uwo basambanaga we ari hehe? Amuzanye wenyine agomba guterwa amabuye. Kubaza Yezu ngo agire icyo abikoraho, agire icyo abivugaho, kuko tubyumvise abimubajije bamwinja. Niba koko ari intungane y'Imana, ngaho niyemeze urupfu rw'uyu muntu. Kandi nabwo nabihakanya, turamushinja ko ahakana amategeko ya Musa. Yezu rero witegereza imitima akayicengera, akamenya ikiyirimo, ntacyo yabasubije. Abo batangiye kwandika hasi, maze akebutse abarebye ati ngaho utagira icyaha namubanza ibuye. Kristo Yesu akozwe. Akenshi ikitubangukira ni ukureba iby'abandi, kumenya iby'abandi bavuze, kureba iby'abandi bakoze, no kwinjiramo natwe ubwacu ngo twisuzume, turebe intege nke zacu. Turabitinya, turitinya, dutinya kwinjiramo, dutinya kureba uko duteye. Niyo mpamvu kureba abandi byo bitworohera. Yezu yavuze ngo utagira icyaha namubanza ibuye. Buri wese umutima wamukomanze, bagenda umwe umwe uhereye ku basaza. Hari wenda basari bari bafite ibyaha byinshi ntawamenya, cyangwa se aribo baraciye akenge bakumva ijambo Yezu avuze ryabatsinze. Gusa ahangaha ikintu nagombye kwibaza ni kimwe. Bari baje basanga Yezu ari kwigisha. Hari abantu benshi bazaga baje kumva Yezu ko ijambo rye ryabakizaga, ko ijambo rye ryabahaga ubuzima. N'abantu b'Abafarisayo n'abigishije amategeko bo baje kumwinja. Kristo Yesu akozwe. Ese iyo tugiye gusenga, iyo tugiye mu mwiherero, tuba tugiye guhura n'Imana ngo tuyereke ububi bwacu dukize, cyangwa se tuba tugiye kuyinja itubwire ngo ejo bizagenda gute, amaherezo yanjye azaba yahe, ko ntuye no mushinga uzarangira ute? Kuyinja Imana nacyo ni icyaha. Usabe Nyagasani aduhe kwemera ijambo rya Yezu ubwe niryo ritanga ubuzima, ibindi tubimuharire. Imana ubwayo irahibereye. Yezu rero akebutse areba wa mugore, niba abandi bari hehe? Mwigisha bose bagiye, ntawe guciriye urubanza. Ntawe. Yezu ati nanjye singuciriye urubanza, ahubwo genda herukira aho ngaho gucumura ukundi. Kuba Yezu atwihanganira turi abanyabyaha, turi abanyantege nkeya, si ukugira ngo dukomeze twungikanye ibyaha, ahubwo duha amahirwe yo kwivugurura, yo kwisubiraho, kugira ngo abashe kudukiza. Wampa ngo uyu munsi buri wese yumve ko ari amahirwe ahawe, ko yabyutse ari muzima, yumve ko ari amahirwe ahawe kugira ngo abashe kwisubiraho, abashe kwivugurura, Yezu amukize. Nabyo twumvise no mu isomo rya kabiri. Icyo twagombye kwirata si uko turi abanyabyaha, icyo ntabwo wagombye kukirata mu bandi. Icyo twagombye kwirata
si uko tuzi kuvuga neza, uko byose birarangira. Aho cyangwa kwirata nuko twamenye Imana. Paulo mutagatifu abigarukaho neza. Ibi byose byampesha agaciro, ni byinshi. Yaramaze kubwira abayahudi bene wabo ati ngiye kwirata mwese mwasanga mbarusha, ari ubwenge ndabarusha, ari inkomoko ntawanjye imbere, ndawongeraho ibindi ushobora kwirata. Kwirata kuri mwiza, kwirata kuvuka mu muryango ukomeye, kwirata kuziranye n'abantu bakomeye, kwirata ko ufite umwanya uyu n'uyu utuma abantu bose bakumva cyangwa bagutinya, kwirata ko ufite ubutunzi utuma baciye bugufi batakwegera. Mbese mu yandi magambo, reba cya kindi wishingikirijeho cyatuma wumva ko hari ukomeze. Paulo ati ibyo byose byambisha agaciro, nasanze ari ubusa, nasanze ari umwanda, ubigerageje n'ikiza kimwe aricyo Kristo. Kristo Yesu akuzwe. Gushakashaka Imana, kurangamira uruhanga rw'Imana, nicyo cyiza gisumbye ibindi byiza byose guharanira kuri iyi si. Uyu munsi rero dusabe Nyagasani icyo twishingikirijeho twumve ko ari ubusa. Ikibanze kinasumbye byose ni ugushakashaka Imana, ni uguharanira kurangamira uruhanga rwa Kristo. Ikindi Paulo adukangurira ni uguharanira ubutungane budaturuka ku mategeko, ahubwo ubutungane dukesha kwemera Imana. Maze uyu munsi natwe na Paulo tukavuga ko ibyashize, ibyo byose twivurugusemo, ibyo byose twumva ko ari byo bituma dukomera, byose ni ubusa, ahubwo icy'ingenzi ni ukurangamira no gutumbira Imana. Ati ngenda twaza kugira ngo nsingire Kristo, mbese kuko nawe ubwe yansingiriye. Kristo Yesu akuzwe. Ahangaha cyadufasha kumva twese nk'abakristo twumve ko twagezeyo. Urugamba turwana kuri iyi si, ubuzima turimo kuri iyi si ni urugamba, kandi burya intwari igaragara urugamba rurangiye. Ntuvuge ngo kuba narabatijwe, kuba mpabwa amasakramentu, kandi mu muryango w'Igisoga turi kuri n'uyu birampagije. Ntabwo bihagije. Ubuzima turimo ni urugamba. Buri munsi ni ugutwaza ngo nsingire Kristo kuko nawe ubwe yansingiriye. Twemere Nyagasani rero atwigarurire, maze ibyo tuvuga n'ibyo dukora tumurikirwe n'ijambo rye. Mwateye gutura igitambo cy'Ukaristiya. Yesu duhabwa nadufashe kumurangamira. Yesu duhabwa nadufashe gutsinda ikibi, turangamira icyiza. Yesu duhabwa natuvande mu mwijima, tugendere mu rumuri rw'abana b'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Abigishwa bagiye gukorerwaho umuhango begera imbere n'ababyeyi babo babatisimu. Nzajya ngusingiza dawe kandi nkurate Yesu, nzajya ngushimira Muhoza, kuko namenye ko byose bihira abakunda Imana. Ari mu byishimo mu bihe byiza.
bavandimwe twese dusabe bano batowe b'Imana kugira ngo batisima ari kwitegura ibahindure ubuzima bw'Imana. Batowe b'Imana nimupfukame maze mwambaze Imana. Twese turahaguruka kugira ngo tubasabire. Umva dawe turagusaba, turakwambaza, kugira ngo aba batowe bakobere mu kwemera, bahore bashimira Imana yabahaye amizero y'ubuzima bw'iteka, ikabayobora mu nzira y'umukiro. Utwumve Nyagasani. Kugira ngo abatowe bacu bitandukanye n'icyaha kijyana mu rupfu, maze bahorane iteka ubuzima bushya bwa Kristo. Twumve Nyagasani. Kugira ngo namara kuva ku ngoyi y'icyaha ku bw'abatisimu bahinduke basa na Kristo, kandi bamukurikize muri byose, bahore mu butungane bw'Imana. Twumve Nyagasani. Kugira ngo Roho Mutagatifu abacengere ubw'amasakaramentu bazahabwa, abakomeze kandi abafashe mu mibereho mishya ya Gikristo. Twumve Nyagasani. Kugira ngo uburyohe bw'umubiri wa Kristo bazahabwa mu sakaramentu y'Eucharistia bubatere kumwegurira rwose wizuka n'ubuzima. Utwumve Nyagasani. Natwe duteraniye hano dusabe kugira ngo imyifatire yacu yereke abandi bose ko Kristo ari utubeshejeho iteka ryose. Twumve Nyagasani. Dusabe. Nyagasani Mana yacu, uri nyir'ubuzima kandi ntukunda icyitwa urupfu. Niyo mpamvu wohereje umwana wawe ukunda kugira ngo atsembe urupfu mu bantu, akanabaha gusangira nawe izuka rye. Turakwinginze Nyagasani, abato